Hello, welcome again kuri Agape Space TV, ngo haye ikaze wowe usanzwe ukurikira ibiganiro byo kuri Agape Space TV, tubana umunsi ku munsi. Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ndetse nawe mushyashya turakwakiriye cyane. Kora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ko dushyizeho ibiganiro. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngaruka 5 zo kuboneza urubyaro ukoresheje agapira ko mu kaboko. Ushobora kuba warakoresheje agapira k'imyaka 3 cyangwa ak'imyaka 5, biterwa. Rero izi ngaruka 5 zose ni izi ngaruka nyine ziba ku muntu wakoresheje agapira ko mu kaboko, yaba ak'imyaka 3 yaba ak'imyaka 5. Reka tubane muri iki kiganiro. Nugiye ikibazo jya muri comment section wandike utubaze, biremewe. Ingaruka ya mbere yo kuboneza urubyaro ukoresheje agapira ni uguhinduka kw'imihango. Imihango iragenda igahinduka ku buryo ushobora no kuyibura burundu kuva igihe wabonereje ushyiremo ako gapira, cyangwa ikagiza kenshi mu kwezi bikakuyobera ukibaza ibyo ari byo, ndetse ishobora no guhindura gahunda. Nimba wari ufite itariki isanzwe iziraho bikaba byahinduka ikagiza irideranje cyangwa se mu minsi igiye itandukanye. Ibyo ni ibintu bibaho kubera ko hari imisemburo iba yinjiye mu mubiri itandukanye n'iyari ihari. Impamvu ya kabiri ni ukumva ubabara umutwe ndetse n'umunaniro. Umuntu waboneje ukoresheje buno buryo ahorana uburibwe bw'umutwe buhoraho, umunaniro uhoraho, ndetse hari n'abumva n'umugongo ubarya, akumva arababara mu ngingo, ndetse agafite umunaniro ukagira ngo hari nk'ibintu bikomeye yakoze kandi nta n'ikintu yigeze akora kubera buno buryo bwo kuboneza urubyaro. Uburyo rero buragenda bukajya ku bwonko, mbese imisemburo iragenda ikajya ku bwonko no mu maraso, ku buryo ihindura imikorere y'imisemburo yari isanzwe mu mubiri iri natirere, ari nabyo bituma habaho kuribwa umutwe bikabije ndetse n'umunaniro. Mbese ni ukubera ko imikorere y'imisemburo yari isanzwe mu mubiri iba yahindutse, hajemo indi misemburo itandukanye n'iyari ihari. Icya gatatu ni ukwiyongera cyangwa kugabanuka kw'ibiro. Ibiro bishobora kwiyongera cyangwa se bikagabanuka bitewe n'imisemburo y'umuntu, bitewe n'ukuntu umuntu ameze no mu buzima busanzwe. Iyi misemburo rero hari uyikoresha akagenda akabyibuha cyane, ibiro bikiyongera byo ku rwego rwo hejuru. Hari n'uyikoresha akagenda akananuka cyane, noneho agata ibiro n'ibyo yari afite. Ariko ibi byose biterwa n'umubiri w'umuntu n'imisemburo yagiye mu mubiri wewe. Icya kane ni mood changes, cyangwa se kumva yahindutse mu buryo bw'amarangamutima n'imitekerereze. Biterwa n'umuntu nanone. Rero hari umuntu ugira iki kibazo, hari n'utagira iki kibazo cya mood changes cyangwa se guhinduka kw'amarangamutima. Aho usanga umuntu wagize ikibazo cyo guhinduka kw'amarangamutima ahora ahangayitse, ahorana uburakari, agahinda kenshi, mbese nyine ukaba wamukorera akantu agahita arakara. Muri make aba yarabaye nk'igifura, ariko nyamara atari uko yari asanzwe ameze, ahubwo ari ukubera iyi misemburo iba yahindutse, iba yaje mu mubiri ibikora bitandukanye. Ingaruka ya gatanu ni ukugabanuka kwa libido. Kugabanuka kwa libido ni ukugabanuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Abantu bamwe na bamwe bakoresheje buno buryo, libido yabo iragabanuka, cyangwa se ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina buragabanuka, ndetse no muri sex usanga nta bubobere akenshi bagira. Iyo mu bintu byo gukora imibonano mpuzabitsina yarabyibagiwe, nta n'ikintu bimubwira. Ibi rero bikunze ku bagore bamwe na bamwe, ntabwo ari benshi cyane, biterwa n'uwo ari we. Ibi ngibi wakwibaza rero ngo guhangana nabyo ni ukuhe? Icya mbere ugomba
kurya indyo yuzuye ikungahaye ku ntungamubiri. Indyo yuzuye ikungahaye ku ntungamubiri iri mu bintu byahindura nyine uburyo imihango nimba ari kuziderangije bishobora gutuma yasubira ku murongo. Icya kabiri ni ukunywa amazi menshi mu guhangana n'uyu mutwe no kumva afite umunaniro. Gerageza kunywa amazi menshi ubashe guhangana nabyo mu gihe ibibazo bitakaze cyane, wumva nta kibazo gikomeye biguteye. Si ngombwa guhita ugenda ngo ugiye gukuramo agapira ngo kambangamiye ngo narwaye umutwe, wapi, kuko buri buryo bwose bwo kuboneza urubyaro bwose bugira ingaruka zabwo kandi ntabwo uzabura guhura nabwo mu gihe waboneje urubyaro, ahubwo bikaguhangana nazo. Ibi iyo byiyongera cyangwa se bikagabanuka cyane, niba byiyongera cyane gerageza gukora siporo ubashe nawe kubimanajinga. Ugerageze gufata regime, we kurya mu kavuyo kundi wabikoraga mbere uvuga ngo ndashaka kubyibuha, ahubwo gerageza gufata regime n'ibyo ufashe bibe bifite bikungahaye ku ntungamubiri. Mood changes ubasha kubimenya uko amarangamutima yawe yahindutse mu gihe ubashije kubimenya. Gerageza kubasha guhangana nabyo, ntuwihebe cyane wumve hari igikuba cyacitse, wapi, ahubwo ugerageze nyine kubana nabyo umunsi ku munsi, iminsi igenda yicuma. Kugabanuka kwa libido rero byo ikizagufasha nuko nawe uzabyishyiramo bikajya mu mutwe wawe. Nta bundi buryo buhambaye buhari, ariko ni byiza ko mbese mu mutwe wawe nyine ubishyiramo ukavuga ati nimba ngiye gukora iki gikorwa, ukabikora biri mu mutwe, ari ibintu watekerejeho atari ibintu bikugwiririye gutyo gusa. Rero abantu twabanye uyu munsi muri iki kiganiro ndabashimiye cyane cyane cyane, nshimiye cyane abantu bamaze gukora subscribe, tubana umunsi ku munsi. Imana ibahe umugisha. Gukora subscribe ni itafari rikomeye ubishyize kuri Agape Space TV, ndetse uba uri kuyizamura, uri umuterankunga mukuru. Nawe rero utarayikora, nyabuna ndakwinginze yikore hakiri kare, ubusharinge n'inshuti zawe, ujye no muri comment section nimba ikiganiro cyakuryoheye. Ni ukuri tujye tubana umunsi ku munsi, tubane mu biganiro bya buri munsi, ushyiremo igitekerezo cyawe, ndifuza ko twavuga kuri iki ngiki, natwe tuzajya tubikora uko ushoboye buri munsi ku munsi. Ibiganiro rero bya kuri Agape Space nakagaruka, tubane no mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.